buriya rero abantu bajya bansanga ku kazi bakambwira ati cyusa ndashaka kwambara neza nkaberwa, ariko ndashaka kwambara koto. Namureba imyaka afite, nareba n'uburiya ateye ngo ati koto ntago ari yawe. Yari umukiriya ukumva aremera ukamwambika, yari umukiriya wanze kumva umuhike yagusabye nyine. Mu by'ukuri urabona ko iyi pantaro n'iyi ngiyi ari ibintu bitandukanye. Iyi aba ari koto, iyi ngiyi aba ari uhaye ikaze ku gicumbi cy'ubwiza n'ibintu bishyashya. Hano ngiye nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ukunda gukora cyangwa ushaka gukorera amafaranga, ndagushishikariza gukora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Guys, sinahwema rero gushimira udahwema kunshyigikira uko bwije n'uko bukeye, ushanga video zanjye mu comment, mu like, Imana imije ikomere umugisha. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, kandi nawe utameze neza Imana imije ikorohereze. Mbaza ngo umunsi yo kuganira ku mapantaro. Umuntu ucuruza imyenda, nk'umuntu wambika amapantaro kandi nanone kigeretse kuri ibyo nyambara, nifuje ko hari utuntu twagenda tuganiraho nk'abasobanura ubwoko bw'amapantaro n'abantu bagomba kuyambara, kuko akenshi hari igihe umuntu aza ku kazi akambwira Cyusa wampaye ipantaro ya koto, namureba imyaka afite, namureba n'ukuntu ateye, habo ati ipantaro ya koto ntabwo ugomba kuyambara, ugomba kwambara itisi imeze gutya. Rero byibuza nimba ufite ahandi hantu hahira, ntabwo ari ngombwa kumpahira, byibuza ukazagenda uzi ipantaro bagiye kuguha, kuko ntago abacuruzi turi bamwe. Abacuruzi ugurisha imyenda atitaye ku bakiriya, avuga nzabona undi mukiriya ejo bundi nzabona ndaza. Hari n'undi mucuruzi uvuga ati umukiriya wanjye mwambika ibintu byiza azagaruka. Abo bacuruzi rero turatandukanye. Rero wa wundi ushaka kukwambika atabyitayeho kugira ntuzagaruke, aguha umwenda ari wese pfa kuba wagukwiriye, wabonye wari wese pfa kuba wagukwiriye. Rero buriya hari utuntu hamwe bakiriya mba ndi kubagenda mbibura utubanga, mwakagombye kujya mujya kugura imyenda munsi. Umucuruzi nakajya guha ipantaro iyo ari yo yose abonye ngo nuko yagukwiriye nawe uye uyifate. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mapantaro, ubwoko bw'amapantaro, ikindi n'ipantaro ugomba kwambara n'iyo utagomba kwambara. Ntujye kure rero, ndaje dutangire na video yacu. Hello, uyu munsi muri My Pillow twabazana imisego yo gutaka mu ntebe ndetse no ku gitanda. Dufite amabara agiye atandukanye, we biterwa n'ibara ukunda. Ikindi kigeretse kuri ibyo, iyi misego ni twebwe tuyikorera. Wowe uduha design ushaka, n'ibara ushaka, ubundi tukagukorera umusego wifuza. Iyi misego rero ifite ibitambaro byiza biri karite, utapfa kubona ahantu ahariho hose. Ni myiza cyane, ntiyandura ubusa, kandi kigeretse kuri ibyo tuguhuriza n'intebe ufite muri salo cyangwa amarido cyangwa tapi. Niyo mpamvu rero ugomba kutugana tukagutakira salo yawe. Si ibyo byonyine, dufite indabo zo muri salo, dufite ibitambaro byo ku meza. Ikindi twajya mu cyumba tukaba dufite amashuka ya kalite, amashuka meza, amakuvureri, umva nta kintu kimwe tutazakorera. Rero muri My Pillow mutugane tubatakire salo yawe, ku buryo uzajya wicara muri salo itatse, umuntu ari we wese ugusuye akavuga ati wow, ahantu hasa neza, ku buryo umuntu wese arwanira cyangwa yifuza kuza kugusura bitewe n'ukuntu watatse muri salo yawe. Rero muri My Pillow tubagezaho kandi tubakorera delivery, waba uri mu ntara tugukorera delivery. Ni karibu rero, ni mutugane tubatakire amasaro yanyu ndetse n'ibyumba byanyu. Guys, rero nkuko wabibonye kuri title cyangwa wabyumvise muri introduction, uyu munsi tugiye kuganira ku bwoko bw'amapantaro n'abantu bagomba kuyambara. Ni kenshi umukiriya kugana, ni kenshi wowe uri kundeba aka kanya ugenda mu iduka, ipantaro yakukwiriye akaba ariyo utwara, utazi iti ntwaye tise, utazi ntwaye koto, utazi ngo ntwaye jean koto, utazi ngo ntwaye ngo hari na tise bifite umubiri wa koto. Buriya hari koto, hari na tise bigiye kugira umubiri wa koto. Ibyo byose ntubizi, ukagenda ukapfa kwiyambarira. Kandi buriya hari amapantaro, hari nawe yagenewe kwambara. Rero hari igihe na rimwe yambarika kubihira, cyangwa wageza mu rugo ukabona
suza ukahita uyikubita muri garderobe, kandi amafaranga uri gukubita muri garderobe ntabwo uri kuyasevinga. Wakagombye kuba wayashyize hahandi muri ka gakesi twatangiranye umwaka, dore tugeze mu kwa kabiri. Nizere ko amafaranga yanyamajije kujyamo menshi ku bantu bari gukora saving. Ibyo two kubijyamo cyane, dufite ibyo twigiye kwiganira, ibyo twabivuzeho tuzanabigarukaho ikindi gihe. Hano urabona ko mfite ipantaro 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mu by'ukuri izi zose ni ipantaro, kandi ubona ko izi pantaro mu maso yawe zitateye kimwe, ngira ngo uri murabibona. Tugiye kugenda tuvuga kuri imwe, noneho muri rusange nawe uraza gufata umwanzuro uvuga ati ipantaro ngomba kujya nambara ni iyi ngiyi. Nzababwira n'ubwoko bwabo, n'abagomba kwambara afunze hasi cyangwa ataratse, kuko ni kenshi abantu bansanga ku kazi bakambwira ati cyusa mbabarira umpe ipantaro ifunze hasi, nareba imiterere afite atabatoya ntugatirika tugerageze ipantaro ifunguye hasi, yayambara akabona n'uburyo akatavuga wow, aha niho ngomba kujya mahi. Rero imusiye kuganira kuri ano mapantaro. Reka duhere kuri ipantaro ya mbere, ariyo ya koto. Ipantaro ni koto iba ifite umubiri ugiye gukomeramo, umubiri ukomeye pe, umubiri ukomeye. Ngira ngo umubiri w'ipantaro uri kuyibona ukuntu usa nkaho ukomeye, ugiye kubira ukomeye. Ngira ngo murabizi koto bitandukanye na tise. Iyi koto rero urabona ko ari umubiri, byanga bikunda wowe uri kuyireba uri kubona ko ari umubiri ukomeye. Muri hangana ntabwo niyo mbitera ipasi kuko nibyo ncuruza, kandi njye ntabwo njya ntera imyenda ipasi ibintu ncuruza, kuko imyenda yo iteye ipasi ukayibika igihe kirekire iragira ute, kubera ko njye mba ndi kuzinga ngerekaho ibintu byinshi cyane n'ubundi birongera bikishifona. Rero iyi ni koto. Ukuntu mbizi nuko nabisomye na experience mfite mu kwambika, koto yambarwa n'abantu bakuzemo. Iyo umuntu ari kugenda akuramo, umubiri ugenda umwomokaho, ugenda umuvaho, ukasanga muzarebe nk'abantu bakuzemo b'abakecuru baba bafite uruhu rwagiye rubavaho. Noneho ikintu koto igufasha, kuko koto iba igiye kumera nka jeans, ifasha koto igufasha kwegeranya wa mubiri wawe, umubiri ntugende wigira gutya gutya. Nicyo kintu cya mbere koto ibafasha. Abantu bakuzemo imibiri itangiye kugenda yomokaho, sinzi ukuntu nabivuga, sinzi nimba bivuze nabi, unyihanganire. Noneho ikintu igufasha koto igufasha kugenda yegeranya wa mubiri, nyine umubiri wo kugenda ugira gutya. Rero nimba uzi ko uri munsi y'imyaka 30, koto ntabwo ari yawe pe. Niyo mpamvu uza kumahira ukangati cyusa wampaye koto, ntabwo atoya koto ntabwo ari yawe. Rero ngubwiye ko koto utagomba kuyambara, ntunyumve ndayiguha. Buri umukiriya umusobanukira kuko ukabona atari ko cyumva, uramwihorera ukamuha icyo yagusabye. Rero koto nimba uzi ko utakuzemo, koto ntabwo ari yawe. Nawe muntu ukuzemo nuzajya kugura umwenda ujye wambara koto, kuko koto nabigusobanurira iragufasha kukwegeranya umubiri ntugenda nyine ushekinga, niko nabivuga. Rero n'uwo mwambaro duhereyeho naberetse na tise yayo, ntukagenda ujye kugura ngo umuntu apfe kugura umwenda abonye ngo nuko wagukwiriye. Umwenda wa kabiri ni uyu nguyu. Urabona ko byanga bikunda uyu mwenda utandukanye na wa wundi naberetse mbere. Uyu nguyu urabona ko uroroshye, utandukanye na ya koto ya mbere. Iyi ngiyi bigiye kumera nka koto kandi ari na tise. Rero iyi ngiyi umuntu wari wese yayambara, kuko ntabwo ari koto. Ntabwo ari koto neza, sinatise neza. Iyi ngiyi umuntu wari wese yayambara, kuko iyi ngiyi bigiye kumera nka tise, ntabwo aba ari koto. Aba ari koto mo gakeya, ikaba na tise mo gakeya. Ntabwo aba ari koto. Rero iyi ngiyi umuntu wari wese yayambara. Tugiye kujya kuri tise ngiye ifite elastike mu nda. Ipantaro rero abantu benshi batoya ugasanga umuntu afite nk'ibiro 60-70 ari kwambara tise imeze gutya. Iyi tise ifite abantu babiri yagenewe. Nimba uzi ko wajya kuyambara utiri muri bano bantu babiri, ngiye kukubwira rwose uzikure mu gihe duzitange, ugende uzikure mu myenda yawe.
Izi tise rero zifite elastique mu nda zagenewe kwambara abadamu batwite cyangwa abandi bantu bafite ikibazo cyo mu nda. N'urugero bashaka kuba barakubaze, ushaka kuba waragize ikindi kibazo cyo mu nda. Rero uwo niwe muntu wa mbere ugomba kwambara ino tise, umudamu utwite cyangwa undi muntu babaze. Kubera iki? Iyo umudamu atwite arayambara nyine ntibangame, ntago ibangama kuko ibifitemo elastique bigenda. Urumva uwo ni umuntu wa mbere. Umuntu wa kabiri ugomba kwambara ino tise ni umuntu ufite amataye afite mu mataye hanini mu nda hatoya. Umva impamvu agomba kwambara ino tise. Murabona ino tise ahangaha ni imbere, ahangaha ni inyuma. Dore reba kuva hano kugira gutyo ni amataye. Urumva noneho hari ukuntu umuntu ufite hasi hanini cyane kuruta mu nda yambara ipantaro iyo ariyo yose yambaye, ugasanga ipantaro igusigara mu nda kubera ko mu mataye no mu nda. Muri icyo gihe rero iyo amataye akuyemo hano hahita hagera mu nda ikata yegerana, izi elastique zikata zihegerana. Niyo mpamvu rero mana yanjye birambabaza kubona umucuruzi ufite munsi udafite amataye, udafite amataye, utanatwite cyangwa ufite nk'ikindi kibazo cyo mu nda ari kuguha itise ifite elastique mu nda. Umva birambabaza pe. Izi tise ntago ari izawe nimba uzi kutari muri abo bantu mvuze. Nabibasobanuriye impamvu bagomba bazambara. Umuntu ufite mu mataye hanini mu nda hatoya, amataye ajyamo hano, mataye ajyamo hano mu nda ikahita yegerana. Ubu iyi ngiyi ifite nyine nuko ari umuntu munini nabibereka. Noneho n'umuntu utwite ni elastique ibigenda pe. Na ba bantu baba bafite ikibazo cyo mu nda badashaka ipantaro zibabangamira mu nda bambara zino z'amalastique. Wowe udafite ikibazo mu nda, udafite n'amataye, izi pantaro ntabwo ari izawe. Impamvu ni iyi ngiyi: iyo udafite taye ipantaro urayambara ikatizana igisambusa hano imbere. Iyo banayikoze mihita igira umupantaro muremure, ariko iyo ari yawe yuzuye amataye umva tubona ari sawa. Tuvuye kuri iri ifite elastique hose mu nda, tugiye kuri iyi ngiyi ifite elastique inyuma. Murabona ko imbere ni ceinture, inyuma ni elastique. Ipantaro rero nayo yambarwa n'umuntu ufite mu nda hanini hasi hatoya. Impamvu ni iyi ngiyi ko hari abantu bafite mu nda hanini kuruta hasi. Rero icyo gihe iyo muhaye ipantaro imukwira mu nda, hasi hagasigaramo ikintu. Niyo mpamvu usanga iyo umuhaye ngiyi mu mataye iramukwira, byagera mu nda ya elastique iri inyuma ikahita iba nini mu nda ikahita imukwira neza. Hano mu mataye iramukwira, iyi ni size nyine y'umuntu yakwira, ibibaze yagukwiriye hano mu mataye, noneho mu nda ikaba ntoya. Rero elastique inyuma nicyo ivuze, ihita ikweduka hose ikahita igukwira. Izi pantaro nkunda kuziha abantu bafite mu nda hanini kuruta mu mataye, kuko iyi ngiyi elastique inyuma ihita ikavaringa hahandi mu nda, mu mataye ikagumiza ikagukwira neza. Rero iyi pantaro murabona ko itandukanye nayo ifite amalastique hose. Iyi ifite elastique imbere, iyindi ifite elastique inyuma. Murumva ko rero iyi ni ipantaro ugomba kwitondera ugiye kuyigura. Nimba uzi ko imiterere yawe imeze gutyo, wakagombye kujya ugura amapantaro ameze gutyo. Sibye ko hari umuntu wemera kugabanyisha igihe ipantaro yamukwiriye mu nda, hano mu mataye hagasigaramo akantu kakandi kazi imbere, turakagabanyisha nyine tuyijyana ku mutayeri kakana kagakuramo. Ariko hari utabyemera uvuga ati ngiye ntabwo njya nkora mu myenda, ntabwo njya ngabanyisha imyenda njye mu myenda umwe. Icyo gihe nta kindi nkora, nguha iyi pantaro ifite elastique inyuma, ni imbere ari ceinture. Kaza tise ariyo ya nyuma. Iyi ni tise isanzwe, ngira ngo muri kuyibona. Tise mwabonye ko tise kaba koroshye kurusha koto. Rero
tise ni umuntu wese yayambara biterwa n'umubiri ufite, ariko byibusa nimba uzi kuri munsi y'imyaka 40 kumanura tise wayambara nta kibazo, kandi buriya tise iraberana nta muntu n'umwe itabera. Hari abantu batamenyereye kwambara amapantaro, we ntabwo nakuvera, ariko we nimba uzi ko wambara akajinisi, nimba uzi ko jya wambara jinisi cyangwa jogging, uzagerageze na tise uzambwira. Tise iraberana, tise nta muntu n'umwe itabera pe, itise nta muntu n'umwe itabera, ziraberana. Kandi ikindi ziri na class, kuko ikoboyi ntabwo wajyana mu bukwe, ariko itise wajyana mu bukwe. Ikoboyi ntabwo yatendengana inama ikomeye ikaze cyane, ariko itise wajyana. Rero mu myenda ufite nimba uzi ko wambara ipantaro cyangwa ikabutura, wakagombye kongeramo itise. Itise nta muntu n'umwe itabera. Guys, iyi video ni nziza, yajyaga indya ahantu umuntu akanga ati cyusa ndashaka koto, nta mureba imyaka afite n'ukuntu ateye nk'amazi, si ubwo koko urashaka koto nk'amazi. Hari wenda nk'umuntu wisanzuraho gatoya kamazi, se koto urayizi, uzi gutandukanya koto na tise, akamwe ati oya tipfa kuma ibyo nigera, ngiye nkamuha bijyanye n'uko ateye. Rero ino video nimba uzi kwambara ipantaro, iyi video irakureba. Yirayikinge, usharinge n'inshuti zawe, ume comment iyo ari yo yose, comment iranyura, ariko cyane cyane yo konsabira umugisha. Rero nizere ko ino video bafashije, mukore subscribe ku bantu bambonye bwa mbere, ndazi ko hano nta kintu kimwe uzahaburira. Nkuko wabibonye rero mbereka imyenda ndayicuruza, nkorera mu mujyi mu nyubako yitwa Tropical Plaza iherereye imbere ya TDM. Nambika neza abantu pe, ipantaro nziza ijyanye n'ishati, ishati ijyanye n'ijipo, nkakwambika ikanzu nziza, nkakwambika ikote ryiza, ku buryo imyenda yanjye yivugira. Umwihariko wanjye rero nuko iyo nkwambitse imyenda yanjye mbashaka ko yivugira, nta n'ikintu urabwira umuntu akahita akubwira ati wambaye neza, wahahiye he, akahita katubwira ati nahahiye kwa Cyusa, akira nimero ye uzamubaze, akorera mu mujyi. Mbere na mbere urumva ko imyenda iba yivugiye. Nicyo rero mba mparanira ko umuntu wese ucaho akubwira ati wambaye neza, nicyo ngicyo. Ikindi ndashimira namwe mugenda mukanzanira abakiriya, Imana y'umwijuru ampera umugisha. Menya nzabaha amagift agiye atandukanye ku bantu banzanira abakiriya. Ariko nkorera mu mujyi wa Kigali, nababwiye mu nyubako yitwa Tropical Plaza iherereye imbere ya TDM. Ushobora kugera imbere ya TDM ukamubaza ati Cyusa ndahanyobora, nze muri shop yako kanya umpamagara kuri iyo nimero, nkahita ngera ute, nkahita nza kukureba cyangwa nkakurangira. Ikindi wowe utaratunga nimero yanjye, postinga kuri status ibintu bigiye bitandukanye, yaba imyenda yaba kwiga bisanzwe, ndapostinga pe kuri status. Ushobora kunyandikira kuri iyo nimero, nkanga ati Cyusa saving ino nimero kujyanye na status za ako kanya mpita mbikora. Ko mugende munamfurenge kuri Instagram yanjye ni Cyusa Edouce, TikTok ni Cyusa Edouce, indi TikTok ni Fashion Edouce. Rero nkomeje kwashimira uburyo mukomeje kunyita, byo muri kunshyigikira. Imana ibaho umugisha, ibaha amafaranga, ibaho umunezero. Mureke rero tuzabare muri video itaha. Bye.